CCA ni urubuga rw'imyidagaduro y'urubyiruko nashyize. Ni urubuga rw'imyidagaduro y'urubyiruko ariko mu buryo bujyanye no gutegura ibitaramo. Ni company ubu yabaye na company itegura ibijyanye n'ibitaramo bitandukanye. Yaba ari ubukwe, yaba ari izi event zikomeye mubona zibera BK Arena n'ahandi nkuko naho mu hotel nagiye mvuga. Muri rusange turahasoringa n'uyu munsi wa none ntibiragenda neza uko tubyifuza, ariko niyo ntambwe, ni narwo rugendo, ariko biva mu guhasoringa. Twarahasorinze urumva kwibaze kuva 2014 bakamvuga na kano kantu 2014 wenda mujyi wa Kigali nta muntu wenda urakubona waguza akamodoka. Imyaka igiye kuba 10 ndi muri runo ruhando rw'abategura ibitaramo. Suko nta nyungu ibamo, abantu bataza kubyumva ko bitari, ahubwo n'ukubera kwa gukunda ikintu. Yes, nje narabikundaga, ni impano yanjye. Yo, what's up? My name is Adizo One, kabisa umuhungu wanyu mukunda cyane muri benshi. Ikindi nimba utarakoze subscribe, kora subscribe, koresha like and comment kugira ngo dukomeze tubane ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ngira ngo uyu munsi ku buhanga bw'amashusho murimo murareba umuhungu kabisa ufunzemo boku, yambaye agasuit keza n'agakaruveti ka bien n'agashati k'umweru n'uturiband kabisa, murabona ko ameze bien. Ni umuhungu mwiza kabisa ukora ibintu bijyanye no gutegura ibintu bijyanye n'imideli. Ibintu bijyanye n'imideli kabisa, aragenda bitubwira gake uko turi bukomeze tubana nawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Atubwira amazina ye, atubwira ukuntu agenda bikora mu buzima bwe bwa buri munsi, uburyo agenda abyitwaramo, abyitwararikamo. Komeza ukurikirane ikiganiro cyacu cya Iwacu Family TV, ukore subscribe, ukore share, like and comment kugira ngo dukomeze tubaze umujene wacu, nawe umenye ibijyanye n'imideli te abitegura gute. Urakoze kugaruka nanone, komeza ugubwe neza aho uri mu bihugu bya diaspora, Canada, muri Espagne, muri Australia, komeza ube fresh kabisa. Ikindi abari mu bice bitandukanye, amajyaruguru, uburasirazuba, amajyepfo cyangwa amajyaruguru y'u Rwanda, mukomeze mumererwe neza, mukanda subscribe kuri channel yacu bayita Iwacu Family TV. Urakaza neza mu kiganiro cyacu boss wanjye. Urakoze cyane Iwacu Family TV, urakoze kuntumira. Umeze gute? Ndashima Imana. Uri kwiyumva fresh? Ya cyane rwose. Ubona umwaka uri kurangira, hari abapfuye, hari abari kwa muganga, ariko kuba nkivuga ngo reka nce hano hepfo gatoya, fata ikote ndishyiremo ku maguru abiri, ni ibintu byo gushimira Imana. Ni ibintu byo gushimira Imana. Yego. Mana cyakoza kino sereka nkubaze akabazo gatoya tutarajya kure. Urabona agasuti wambaye? Yego. Uravuze ngo ugiye kugafata hano hepfo. None se biba byagenze gute kugira ngo baguhe akantu gakwira size yawe bigwamo fresh? Biba byagenze gute? Uba wasanze bagupimye bakabidoda? Biba byagenze gute? Tumaze kugira, wenda ndaribuze no kubivugaho, mukoze cyane. Tumaze kugira aba designer b'inararibonye. Ukuvuga ngo nta nubwo bakifata imetero ngo baragupima. Akikubona gusa ahita avuga ati uri bwambare gutya. Kandi neza kiguhereza ugasanga birahura. Nje bico nanjye sigaye kungura, nanjye nkamubaze se umaze kumenya uko ngana ku buryo umereza umwenda direct utanampimye utageze gute, ati twebwe ubijisho rimaze kumenya size zanyu. Urakoze cyane kabisa. None dutangirane n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, sibyo? Uri tayari? Yego. Ndagira ngo utangire utwibwira amazina bakwitanze, uherereye agana he cyangwa se utuyagana he? Yes. Muri rusange amazina yombi ku babyeyi ni Omar Rutamu. Omar Rutamu. Yego. Ari n'ababyeyi. Yego, ariko no hanze bamenyereye ku izina nka Omar Promoter. Omar Promoter. Yego, mu bijyanye no gutegura ibitaramo bitandukanye, amarushanwa agiye atandukanye, ariko by'umwihariko mu kumurika imideli cyangwa se mu gupromotinga imyambaro abanyarwanda bikorera, made in Rwanda. Made in Rwanda. Yego. Ndagira ngo ukora ibijyanye no kumurika imideli. Negura ibitaramo bijyanye nabyo, ariko cyane by'umwihariko irushanwa twita Style Award cyangwa se CCA Style Award. Ni ibihembo tuba twageneye abamaze gutera imbere mu kumurika imideli. Turavuga abamodo muri fashion muri rusange, shop zicuruza iyi myambaro mubona twambara, aba designer bayikora, abatayeri bajya ku mwanya wabo nabo twabashyizemo, baraza bagahatana nk'uko
mwajyaga mwumva za Miss Rwanda uko jyaga wumva za Primus Guma Guma baranabatora nuvuga ngo tuba dufite urubuga twashyizeho bagomba kuvotingiraho biba ari ibintu nyine byiza biryoshye nirushanwa nkandi marushanwa yose. None ndagira ngo ubanze utubwire gatoya narakubaza ikibazo cya mbere ibyo bintu ubimazemo igihe kingana gute ibyo ngibyo byo gutegura ibijyanye no kumurika imideli? Yego wenda wemphasizinze cyane mu kumurika imideli ariko abanzi kuva 2014 bishyira na 15 nuvuga ngo nyirizina ngisoza amashuri yisumbuye naranabikoraga ku ishuri nkategura ibitaramo biraho bisanzwe mu bigo by'amashuri ya sa secondaire aho nagiye niga barabize benshi bari bukurikirane bareta babyibuka nabaga ndi umushyushya rugamba nabaga ari ngewe kabisa wabazaniye ba Bulldog wabazaniye ba n'abandi ba Mutare Gabi bagiye bamenya ane musinga rimwe na rimwe ubonaga ni ibintu nakuze cyase nasoje no nkunda ariko ho gatoya dusoje muri icyo gihe cya 2014 na 5 bijyamo noneho by'umwuga ndatangira urumva gutangira na 15 muri rusange showbiz wari uyisanzwemo byubujemo kamemo ntabwo buje biguru ntege ubusigaje kwiga utuntu dukeya kuri babandi bagutanze mvuga n'amazina ba Mushyomba Joseph aro tuzi nka Bubu ateguraga Guma Guma ukarebera kuri bose ba Preskid babaga bari gutegura ukavuga uti nanjye ariko buriya wazakora ikintu kinini pana bya bitaramo bitoya tusanzwe tuzi mu bubari bwo mu Rwanda mahoteli yo mu Rwanda nuko nagiye nagura ibintu yanyu nuko nagiye nagura kariyeri yo gutegura ibitaramo nabenshi bajya baza mu bitaramo negura babona ko hari umwihariko babona ko hari ikintu ngewe nicara mba nyeneye nko guhindura kuri kariyeri y'abategura cyase abateguzi b'ibitaramo byo mu Rwanda. Ndagira ngo uraho ngaho sibyo urimo uravuga ngo ijambo gutegura ibitaramo sibyo ndagira ngo muri make udusobanure ibitaramo uteguramo. Yego ni wowe biba bihagaze ku mutwe cyangwa se hari ukundi kuntu bigiramo bikajya kuri wowe ukabitegura hari abandi byanyuzeho cyangwa se ni wowe byose wowe wabidirectinze nyine sinzi nimba nabivuga gutya? Urakoze cyane ni nje innovator wabyo nanjye unabicreating ndi creator content so urumva ninjye ubishakira izina nkanabishakira buri kimwe cyose gikenerwa kubijyanye n'igitaramo mba ndi buze kubahereza nk'ubu ngubu abenshi bari bunambaze tse kuki mu minsi mikuru uyu mwaka ntabahaye bijyanye na Noheli n'ubunani hari ibitaramo byinshi kandi buryo ushaka guhuza imbaraga zo gukora igitaramo runaka kivuga mu minsi wenda nk'ingi y'abanyarwanda barimo bizihiza za Noheli bizihiza umunsi mukuru za Christmas wa Bonane uritonda mvuga ngo bisaba ngo ni kalendari so karinda yanjye rero yambwiraga ko ngomba gutegura irushanwa ryari comeback yari CCA n'ubundi yabaye ku itariki 20 z'uku kwa 12 mvuze ko n'ubundi muri rusange abamurika imideli mu Rwanda cyangwa se abakora umwuga wo kumurika imideli yakita fashion muri rusange navuga ko nabahaye ibyishimo uyu mwaka n'ubundi urangira so urumva ntago nari buhite kalendari mbwira ngo itunategura Noheli n'ubunani already nabikubiye muri rira rushanwa nakoze jejo bundi comeback Hilltop Hotel. Noneho rero sibyo tugeze gutya gato sibyo hari akantu wagiye uvuga ugacaho witambukira gusa nyine ndagira ngo dufashe abantu bakurikiranye kino kiganiro ubasobanurire kuri iyo bayita CCA Style Award ndagira ngo ubasobanurire kuko n'ubu ntago bavugaga mu magambo arambuye bavugaga ngo CCA nibumve nyine icyari cyo sibyo ndagira ngo mu magambo arambuye kabisa ku buryo ubisobanura buri muntu wese akabikurikira akabyumva ndagira ngo wabwiye ati niki CCA ikora ibijyanye n'iki cyangwa se ifasha iki? Yego muri urakoze cyane muri rusange CCA ni urubuga rw'imyidagaduro y'urubyiruko nashyize n'urubuga rw'imyidagaduro y'urubyiruko ariko mu buryo bujyanye no gutegura
ibitaramo uvuga ngo ni company ubu yabaye na company itegura ibijyanye n'ibitaramo bitandukanye yaba ari ubukwe yaba ari izi event zikomeye mubona zibera BK Arena n'ahandi nkuko naho mu hotel nagiye mvuga mbega ibitaramo ceremony muri rusange so mbitekereza mu magambo arambuye yari champion competition arts iyo arts rero niyo izamo zangeri ababyinnyi abahanzi aba DJ fashion bivango abamurika imideri abamurika mideri mu Rwanda cause ariko nanone metamera nk'uwinjiye cyane muri icyo kintu cya style award bivango style umuntu acyumvi nta muntu utazi ijambo style nta muntu utabizi ahita yumva ko stylinga nyine hera kuri njyewe uyu munsi na stylinze biri classic nuvuga ngo nje nanga award ntiwanatanga award nawe udasa nka ya award first of all banza ese abantu tugiye guhereza iyo award ya style iri kuyitanga we byibara stylinga ukabona ni ibintu bivamo oya ariko nubundi umuntu ukurikiranye kino kiganiro nubundi arabira akabibona ukumva uko uri umujene ufunzemo boko kabisa ku gasoti kari bien gusa ndagira ngo none se ibijyanye n'iyo CCA sibyo by joining abati umuntu uri gutya behind hanze ayizamo gute kuyizamo ni mpaka uba uzi icyo nyine abo ngabo bayirimo ba kubyina sometimes kuririmba sibyo kugira ngo bazategure nimba ari nibyo bitaramo wibonemo kwijoininga bisaba ko ubifite bisaba ko utabifite bakakwigisha by joining abati ndagira ngo usobanurira abanyarwanda iki kintu muri rusange abo ngubu yo dufata impano ari nacyo na yango wenda ukoze cyane kumbaza kuri icyo kintu nendaga no kuza kukivugaho nanabashishikariza kujya bareba Iwacu Family Iwacu Family TV family yishyize hamwe ishaka kuzamura urubyiruko muri rusange ariko namwe nanabasaba niba ubonye impano nkuko twe tubikora wari urimo mbaza icyo bisaba twe tureba ya mpano ikizamuka cyase imaze igihe runaka aba upcoming artist ntago twe focusinga cyane kubamaze gutera intambwe mu byabo abantu babyumve neza twe tureba cyane cyane upcoming artist tukifashishanya nabo n'impano zabo no twe tukabafasha gupromotinga za mpano ariko tukazibagereza ku rwego rwo twifuzaga ko tubona ko basohoka mu ruhando rwa baba artist so niyo mpamvu uzasanga aba designer turabemerera bakaza niyo mpamvu uzasanga abahanzi turabemereye so ntago nategura irushanwa ritarimo umuhanzi ritarimo n'umubyinnyi igitaramo cyabiha kuko uyu munsi wa none hari fashion show nyinshi ariko zitajya zifokasinga cyane ku bahanzi ngo baze bidagadurane nabo ari byo uzajya kubona abantu b'uyu minsi ngo bagiye bahinduramo twavuga nka za The Stage y'umukobwa bita Sandrine yarahinduye ubona yuko yateguye fashion show atahamagara wenda nka live band umva live band ni music urona ko hari ahantu bikenerwa na fashion ntiyabaho badafite umudije uri bushyiremo zanjyana abamodo bari buceho kuri carpet red carpet mujya mubona bacaho nyine kuri red carpet biyerekana berekana ya myambaro urumva umuziki udari ntago byakunda nabikora buragi kandi ni imbaraga zihuzanya nuvuga ngo ni imbaraga zihuzanya nkuko umuriro ujye bona urusinga negative positive bibyara umuriro ukabaho uvuga ngo natwe niko bimeze ni imbaraga twebwe twashyizeho who will be the champion ninde ugomba kuba champion ninde ugomba kuba the champion mu Rwanda ni ikintu nari nazanye abanyarwanda n'uyu munsi wa none batari bamenyereye tugenda tubona no mu bindi bihugu byateye imbere mu mitegurire y'ibitaramo cyane ko nje niba nshobora guhuza abamodo barenga 200 bose baje kwambara umwambaro wakorewe mu Rwanda so urumva yuko biragoye kuba leta izazi ikavuga ngo ibyo urimo turabona bitafatika birabuza abana kwiga ndanashimira leta yacu buriya hari ibyo ibona ko bitakwiriye wa mugani ikabikuraho so kwishimira hejuru y'ibyagiye bihagarikwa ariko iyo babana kwiga bizagenda gute nyine baravuga bati muwe muhagaze so ari nayo mpamvu twakoze iyi comeback
mbwira abanyarwanda ni ku nshuro ya 4 CCS Star Award yari ibaye uvuga ngo yari ku nshuro ya 4 abanyarwanda ntibari bayiherutse ubw'ikibazo cy'ibyorezo murabizi byaduteye mu bihe byashize za covid zivamo haza n'izitwanwa na za mabaga abantu dutegura ibitaramo tukagira shock bikadushoka cyane bigatuma tugira shock ku mitima tubagatse none abantu tuzongera kubahuriza hamwe ryari abantu bazongera kubona ibyishimo ryari ariko turashima n'Imana buriya yavuze ati reka namwe mbarabire reka mbarabire namwe mugira akantu mwongera gufatisha abanyarwanda bari badukumbuye urumva ibaze irushanwa ryabaga ingaruka mwaka rigahagarara imyaka 3 ndurumva byari ibintu bibabaje ariko twaragarutse n'uyu munsi wa none tubafite n'igitaramo kimeze neza turi gutegura Kimbatura Mugabo ni tour ntabwo turabaho kuyitangaza cyane ariko irahari yitwa Kigali Style Fest yes Kigali Style Fest tour turashaka kuyitangirira mu bigo bisa naho ari iby'amakaminuza cyane ni nabyo turimo gutegura bizaduha gutegura edition ya 5 ya nubundi ya CCS Star Award nubwo buryo nta byinshi ndi bubivuge none ndagira ngo sibyo biracyari mu gikoni ndagira ngo nkubaze rero sibyo mbere yuko ibyo byose bigerwaho mbere yuko wisanga uri mu bategura ibyo bitaramo sibyo bijyanye n'ibyo bintu wagiye utubwira sibyo ndagira ngo utubwire byaje gute warabyize ufite aho wakoze copy ni ibintu wabonekewe ndagira ngo wabyisanzemo gute mbere yuko nyine ubu nguyu turi kubona ngo Omar Promoter byagenze gute kugira ngo utangire ibyo bintu buriya rero nta kintu umuntu ageraho atavunitse akenshi ibintu byinshi tubigeraho twahasorinze bro narahasorinze kubona uyu munsi nambaye irikote urukweto rumeze neza biba byaravuye mu mbaraga zacu so nago naza ngo mbwire nanashimira uno fashion designer niyibasha gutuma nsa neza yo nyuze nkabwa mu merira kote ndaryishyura ameze gutya bimeze bitya so urumva nizambaraga byandi bahanzi batubwa ngo haso uvuga ngo n'umuntu akenshi muri iyi minsi basigaye mu gutebya turi nk'abajeni inyuma ya kamera bakanyibariza ati se Omar Promoter turi kubibona bimeze gutya ari abajeni bashuti banjye baguhaye miliyoni 10 uretse ko bigoye nawe wabona uyiguha utayikoreye ariko ati bayiguhaye wakora iki miliyoni 10 nk'abanza nketa babwani nafata make akajya nko kuri konte yanjye ariko ndasigaye niyo yaba kimwe cya kabiri cya yayandi none ni show y'Imbatura Mugabo ya danje nakora ijyanye na bya bintu ko kuki utabijyana mu korora kuki utabijyana mu guhinga babwani bura nabyo buri wese agira umwuga we n'abahinga n'umwuga wabo kandi turanabakunda sometimes ari igihe ubu n'umuhinzi ariko ufite ibindi ukora none se twihuse gato sibyo ndagira ngo umbwire bino bintu nyine ukora ugiramo role model kuko urabizi nimba umuntu ari umuhanzi umuntu n'umuhanzi sibyo arabikora ari hasi ariko afite role model we tuvuge nk'urugero role model we ni Diamond cyangwa se ni Rema cyangwa Omale sibyo ndagira ngo none muri ibi bintu ukora hari umuntu waba ukuri hejuru ureberaho kamemu ntago yabura respect ku muntu bita Joseph Mushyomba cyane Bubu ndamwubaha respect kandi ibyo ukora hari abari inyuma yawe Joseph Mushyomba n'umwe utegura Iwacu Muzika concert ibitaramo bikomeye mujya mubona bya MTN Iwacu Muzika concert niwe wahoze utegura na za Primus Guma Guma n'umuntu impamvu ntagiye mu bihugu byo hanze akenshi yijya kurisha ihera ku rugo ngomba guhera iwacu ibintu byumvikana cyane iyo ni intera intambwe nkabijyana no hanze y'igihugu abantu benshi bazatangira bambaze se kuki babijyanye ati saruwo nawe ubyigiraho barahari si uko badahari ariko umunsi wa none here in Rwanda bamwita Bubu Joseph Mushyomba aranyinspira ni umuntu ndeberaho ibintu byinshi ni umuntu nabashije kukopinga buryo ki ategura ibintu bye umuntu utuje uri pose yego undi wa kabiri
ubundi ngira batatu. Ugira batatu nta kibazo wa presente twumva. Mitegurire undi wa kabiri ni umuntu umusa warankomye kabisa mwita Mugisha Karisimbi. Mugisha Karisimbi yego, nanavuga ko yaje nyuma yanjye mu bijyanye no gutegura ko ugiye kureba imyaka ngiye natangiye 2017 we aza na 19. So urumva umuntu waje na 19 akaba umuntu atarahagarara umuntu ubutegura neza. Mugisha kabisa Karisimbi event nanabwira abantu ko kuri 31 azaba ayifite hano Marriott, azatanga ibihembo bimeze neza cyane, nawe atanga award. Yes, urumva umuntu nk'uwo rero ugomba kumwigiraho byinshi rimwe na rimwe. Nanamushimira ari mu bana dusponsorije muri kiriya gikorwa cy'ubushize, ari mu ba sponsors bana dusponsorije, aduha award ndetse aduha n'ibindi, aduha n'umurongo wo gutoreraho Karisimbi event. God bless you Mugisha kabisa, ndamushimiye cyane from Karisimbi. So undi navuga wa gatatu ni umusaza mu gakino, ariko abantu ntago bakunda kumenya cyane ko ajya ategura, ariko arahari arazwi. Bamwita Mighty Popo. Mighty Popo ni muvuga abantu bari bwumve ngo abantu bari bwumve Kigali Up itegurwa n'ishuri ryo ku Nyundo. Nuvuga ngo Mighty Popo niwe nyiri ikigo cy'ishuri cyo ku Nyundo cyigisha umuziki na art n'ibintu nk'ibyo, ngira ngo barabizi. Rero Mighty Popo ajya agira show ye yitwa, uretse ko bidaheruka, yitwa Kigali Up. Ni nka festival ariko y'abahanzi nyine b'imico igiye itandukanye hanze, bari abasubona ba Ivona Chaka, urumva nyine abantu bagiye batandukanye, ba South Africa, ba South Soul, mu za Kenya, ahantu hagiye hatandukanye. So we akabahuza bose, ariko bakaza kureba cya gikorwa yakoze kivuye no kuri rya shuri nyine ryigisha umuziki n'umuzika mu Rwanda muri rusange. None se ndumva rero aho ngari fresh sibyo, ndagira ngo noneho muri ibintu byawe ukora sibyo, byanga byakunda nimba ikintu bita imbogamizi urakizi sibyo? Yego ndakizi. Ndagira ngo rero uzitubwire ko ntabwo wenda urugero ku bantu nyine bagenda bagira imbogamizi, umuhinzi wenda gutya imvura niyaguye, ndagira ngo rero muri iyo career yawe sibyo, muri iyo entertainment yawe kabisa, ndagira ngo utubwire imbogamizi ugenda uhura nazo zikuzitira kugira ngo ibintu byawe nibigerweho fresh. Ndagira ngo uzitubwire kabisa. Urakoze cyane. Buriya nta kintu kibaho kitagira igisitaza n'izo mbogamizi, nari buze kukavugaho. Turacyafite uburyo abanyarwanda batarumva fashion n'umwuga, batarumva imideri, cyangwa se batarumva abategura ibi bitaramo no muri rusange dukeneye ubufatanye. Nanasaba leta rwose idushyigikire, abantu bibaye binashoboka badusaba tugashyiraho urugaga, ariko reka nkubaze, bibumbiye hamwe bategura ibitaramo. Reka nkubaze sibyo, uri kuvuga ngo hari ukuntu ngo abanyarwanda ngo badashyigikira sibyo, gusa iyo ugiye hano hanze ku isoko urabibona neza nimba urukweto ruri hariya ruri made in Rwanda, urindi rwenda ruri made in ikindi gihugu, Kenya sibyo? Kari akantu bikunze kuvugwa yuko ngo made in Rwanda akenshi ziba ari pirate. Urabivuga iki ibyo bintu rero? Made in Rwanda, beka akantu nkavuga rinete zanjye, hari abafana bari kunanshati twiyereke, reka mbikore nacyo nzamureho nubwo bitoroshye, murabizi drip n'ibintu byumvikana. Buriya muri rusange nitubanze dukundane twebwe ubwacu. Nukuri ibintu bijyanye no gutegura ibitaramo, banyarwandakazi, reka mbasabe ni mudushyigikire, mudutize imbaraga zanyu, abantu basponsorize ibi bikorwa, amakampani ahaguruke, urumva aza dushake, nk'uko natwe tuba twafashe itangazamakuru tukabageraho, baze badushake, tuganire,
tubabwira inyungu ibirimo cyane ko ni naho nengeye kuganisha abaterankunga baracyari bakeya n'ukuri mvuga ngo baracyari bakeya kandi ugasanga company uje mu mujyi wa Kigali nk'ano wenda duhuriye ndi kwitemberera wamamagaye ati duhure ume aka interview urabona ko twafatanije mu by'ukuri abantu bataza kuvuga ngo buriya ngo abayishyuye za televiziyo ibi bintu reka mbivugire hano aba bantu ni abafatanyabikorwa bacu kandi natwe turi abafatanyabikorwa babo kuzamurana twatangiye tubivuga niba udashoboye kunshyigikira ngo nzamure uyu mwambaro ari umwana w'umunyarwanda wawukoze sibyo ubwo tuzazamura ibyo amadeshire yo kwa 50 cent ari muri Amerika abantu tutanazi so mu by'ukuri niba iyo deshire ari umunyarwanda uyikoze ngwino umushyigikire niyo mpamvu nashatse no gukora iyo tour izabira iminsanganyamatsiko yo kuvuga ngo kwambara neza ni iyihe nyungu bigufitiye kuri wowe nuvuga ngo kwambara neza ni iyihe nyungu bigufitiye nta hantu nzajya mura na pano y'abantu mure n'ibintu bizaba biryoshye reka no kuvuga ibintu byanjye uyu munota ntaza kuvuga amagambo akambana menshi so ni ya tuwa nababwiye yitwa Kigali Style Fest. Kigali Style Fest niyo muri gutegura bayita ngo caption yayo ngo ni ihe ni kwambara neza ngo bikumara iki? Yes, nuvuga ngo kwambara neza we munyarwanda bikumara iki? Ni iyihe nyungu ukura mu kwambara neza iyo ugaragaye neza wambaye style? Nk'ubu tuvuga urugero right now his excellence aramamagaye uyu munota n'abari kuri kamera barabibona direct ntacyo nkuyeho gutya nahita ngenda muri presidence akanyakira bizagorana abantu bataza kubyitiranya ati se buri ahora ari ikote gusa hoya ngira iminsi ngeno so yuri umu stylist akenshi wowe uhitamo bitewe n'ibihe n'ahantu n'ibintu ugiye gukora yes n'abaguhamagaye sometimes birakonta nabyo so icyo gihe hazaba hariho pano y'abantu wenda bashobora kwigisha abantu ikijyanye n'imyambarire cyangwa se style kuki twambara kuki umuntu ahora ashaka kugaragara neza kuki nyine n'umuntu wo mu cyaro so urumva impamvu nabigize tuwa zahere Huye mve Huye ndi Musanze mve Musanze nje za Nyagatare na za Kayonza nahe hose ni ikintu ngiye gushyira no mu gihugu hose ahubwo mube tayari mbo rero tugana ku musozo sibyo sasa rero hari nyine hari ibibazo wenda amba natabashije kukubaza sometimes gasanga wenda ari ibyo nibagiye cyangwa ari bitanjemo sibyo niyo mpamvu ngira ngo tugusabe ikintu utwemerere yuko twazakora ikindi kiganiro kugira ngo nimba hari n'umuntu wifuza kuba yakubaza ikibazo agitange muri comment kugira ngo ubutaha next nitwongera gukorana indi interview sibyo tuzahere kuri icyo kibazo cy'umunyarwanda wabajije Odeni umuntu bita Omar Promoter tumbaza icyo kibazo abashe kongera kugisubiza imbere ya kamera sibyo ntacyo bitwaye rwose kuko hari ukuntu ngiye mbaza ibindimo then umuntu uri gukurikirana kino kiganiro nimba hari ikibazo afite ndamubwira ati tanga ikibazo muri comment cyaba kiri kuri Omar Promoter azagisubize ku yindi next interview sibyo Omar tugana ku musozo rero wagira icyo usaba abanyarwanda cyane nimba hari ikintu wababwira then dufunga ikiganiro cyacu cy'uyu munsi urakoze cyane abanyarwanda bo muri dukundana dukurikira ibiganiro byacu muri rusange n'abasaba gufatanya nicyo kintu cya mbere buriya ijambo ngo ndagukunda utazamfasha afazari wamfasha ukankunda wabanje kumfasha sinzi niba ako kantu akansubiremo mvandi babarira ijambo ngo ndagukunda utazamfasha ntazagufasha yego afazari wabanza ukamfasha ndagukunda igakurikira kwa kumfasha bivuze ngo ubufatanye bubyara urukundo ububyara urukundo ahantu hose ufatanije n'umuntu byanga bikunda ikintu cyitwa urukundo kiba gihari kabisa kandi kuri kamera za Iwacu Family TV ntibagiwe
buriya ndimo ndanasaba ariko muze kunyemerera ngire n'abantu nshimira gusoza kuko barahari bagenda bagira uruhare mu kumfasha yaba ari no mu mitegurire buriya mu mitegurire ugeze kumbwira tse buriya ubitegura wenyine ya negura nyenyine ariko inyuma mba mfite team iri kumfasha nicyo kintu nari naje kubaza cyane ntago wagera ku bintu uri wenyine ikindi ari akantu nasimbutsemo nashaka kuza kubabwira mu gusozera gusoza twebwe abantu turabakira ariko ntago twe turi ya company ifite amabwiriza ava nk'iriya hejuru kumanuka icyambere nuko uba wakunze ibintu bya company yacu ese ubundi washaka kuba joining y'abakuru kwa Rando dufite office araneza hafi na geze kuri banke ya Equity uramamagara ni muri floor hejuru mugira social media nazo zivuge kugira ngo ubashaka agera abandikira Instagram n'ubundi ni CCA Style Award ngo CCA/Style/Award iyo mbuga ukigeraho rwose abenshi nyamona bananyandikira niho nkunda guhurira n'abantu banje ukama naga followers uyu followings ndavuga wow uyu ni umuntu wanje yes ikindi bisanzwe kuza muri company it's for free ariko iyo ushoboye contribution tukuba twakubwira yo kugira ngo ubu mufatanya bikorwa wacu tuyishyiraho nta kibazo tuyikubwira wakumva ari sawa bikaba biriko bigomba kugenda tugakomezanya ndagira ngo ngo umwanya rero ushimire abantu none baba bari inyuma yawe baba bagufashije kugira ngo ibintu byawe bitegure fresh iyi comeback ya CCA Style Award uyu mwaka ndashimira byimazeyo mu mukobwa w'umumodo uri kuzamuka neza bita Nana aho uri rwose ndagushimiye nabamwita Nana Tola Girl Nana Tola Girl iyo Tola wumva ngo ni muremure kugira ngo arasumba baramuza benshi Nana respect warambaye hafi waramfashije warafatanije mu rugendo yaramfashije ni byinshi ndamushimiye undi muntu nshimira bikomeye nanone ni Franco mu mideri uriya mugabo nawe no gushimirwa bimazemo n'igihe kinini cyane ariko iyo tumwiyambaje yo tumutumiye akaboneka nubwo ne namushimiye on stage ariko no kuri kamera reka nawe mushimire abandi ni bitangazamakuru inyarwanda.com bindi bitangazamakuru tutavugiyeho hano bagiye bamfasha Celebs Magazine Bronze ahuri kabisa warakoze Flash TV n'abandi muri rusange bagiye bansapotinga nibagiye umuntu bita DJ Next yambaye hafi bashije kumfasha muri production yo gutegura igitaramo aranahaba cyane no muri sound system respect kabisa DJ Next aramfashije ndetse n'uwo bita Hacks manager reka nongereho ka manager bikunda ni umu MC yanyemusingiye neza yaramfashije bigenda neza nshimira na DJ Kanyana ni umukobwa mwiza uri kuzamuka muri no minsi abantu rwose bamushyigikire avanga umuziki neza cyane nawe ndamushimira yaramfashije yaraje amera shoka bisa abantu bari muri Style Award y'uyu comeback sawa mbo urakoze cyane rero ndumva twasozereza aho ngaho sibyo bamwita Omar Promoter kabisa no umuntu ukora mu bijyanye no gutegura ibitaramo by'imideri sibyo ndabeshya yego imideri ndetse no gutanga ibihembo ku bagize icyo bageraho mu bijyanye n'ubundi no kumurika imideri ukaba ari n'umwe muri CCA Style Award Style Award ikindi rero nkaba nanashimira iwacu family tumire tuzabitaba cyane nicyo kintu nagiraga ngo nabigusabye ariko wari utaransubiza kubera yuko nyine hari umuntu uri butanga ikibazo muri comment and then rero twemerere yuko next tuzakorana icyo kibazo tukabasha kukikubaza nabaye umunyamuryango wa iwacu family nabakunze ni ukuri pe kandi mukomeze muzamurane ibyo tubifuriza twe twabatanzeho imbere y'intambwe turabifuriza gukomera amahirwe masa kandi umwaka mushya nawe umwaka mushya muhire urakoze cyane merci beaucoup